gutwika nibyo akushobora gutwika mu buryo bwiza udatukanye exactly biriya ndabinginze Briane ndagusabye please subiza neza fata kumavuta sibyo ushobora kumubwira uti ntabwo nkwemera ngiye wakintu it's okay ari kubwira umuntu ngo kiriya kiki Gaga kaguruka kavuga ati narari kunyambika inkweto mwarakoranye hari aho yakugejeje so niba fata kumavuta aje mu bundi buryo menya ese yaje kubera iyihe mpamvu ari kumvuga gutya kubera iki fata kumavuta kumva ese banza umuhamagare wenyine Legacy vuga ureba hari ariko muri kamera Legacy TV ngavuga twumve Legacy TV timukore subscribe buyaka babwire mukore subscribe makuru mukore makuru ari kwifata ugatuka umuntu kiriya kintu kandi afite umuryango afite basebukwe bafite telefone ba nyirabukwe nawe ufite ba mabukwe bawe ufite abakuru b'umugabo sibyo nibwo utari kumwe n'umugabo ariko umuntu mwabyaranye umuryango urakoreye umukobwa mwabyaranye ari kuvuga iki What's up, Kigali Rwanda namwese mudukurikiye hanze. This is Legacy TV, be all in or be nothing at all. You kumwe nanje Albina Senior Queen of the Mic, the good girl and the city queen muri business aka Mama Vibes. Right now turi ahantu bita Kabeza kuri rege. Impamvu mavuze no kujya mumenye GPS ya King of the Mic. Babantu barihishe ndayivuze. So this is the queen and he is the king. And of course the junior the prince. Yeah, man. How are you the prince? Bite. Bite byawe. Bite? Vuga. Muze neza. Wambaye marinette bita gute? Bita gute? Bayita gute marinette? Ngaho imbiri zindi ushaka kuyita. Amarinette yayi. Vuga neza se vuga bya. Vuga neza kwa kundi. Inko bagabo nkuko wavuze kwa yabo. Ngaho uvugisha Albina mu. Bite Junior amakuru yawe? neza Umeze neza? Kwambaye neza se? Ninde wakwambitse? Papa ari he? Ni papa wawe? This is our daddy. This is my daddy. Nashaka wirekure gute? Wirekure ubundi muheso. And of course people watching us, King of the Mic, twanezerewe ahanga ariko ni na Rwanda ya. Do. Ndeka bereka indeke. Rwanda. Ho twaturi zominge. Harimo umusaza muri weekend. Ako warabyibushye Nario. No, man. Come on, babe. That's the shit. Masses. That's right. You know. Yifite umuhungu. Agusetamo gatoya. That's my son. Inkumi so ziba ziriye. Abakobwa muri iminsi barashaka ko abakobwa nabaretse ndi mukurokoka. There is no queen of the mic. Tarinje. Wapi? Ni wowe rukumbi. Which mic? Princess of the mic. Cyangwa Artificial. What is this? Anyways, Nario nari ngukumbuye. For the first time on Legacy TV. Definitely, and I'm so glad. Abantu batumva icyongereza reka tuborohereze uyu niwe mwami wa mikro. Hako ubundi uvuze umwami wa mikro ushaka kuvuga iki? We mean king of the mic. Abari wa muntu umwami w'aba MC. You know, harababanje ndabahereza respect mu giti cyabo. And of course hari noneho nabandi bari ubu ngubu bugukizi batwebwe so buri muntu ku giti cye buzare n'umuraperi yarapa wahibaza avuga ati za hip hop zose za kera nje nazikuyeho andika emandika si fata ku gasi yo gahita uvuga uti no harahiye hari ikintu nshaka abantu benshi abari wa mwami of course king of the mic. When we talk about king of the mic, you know, ndiyumva mic, all right? When I see myself and others, but hari umuntu afite talent ku giti cye ariko to me I feel I'm blessed, I feel I'm talented, I feel like I'm the king of the mic. King of the mic. Yeah, man. Hari ikintu abantu benshi bakunda kwita bibaza bati Nario ibi bintu byo kuba uri umwami wa mikoro bimaze imyaka ingahe? Ntabwo niwe musinze kuva ryarira. Niwe musinze ryarira. Ntakaza ubusugi. Ubwo se si kera cyane. Hari impunga atakaza ubusugi. Atakaza ubumanzi. Utakaza uba nane imanzi. Wazani Albina gafanta aho ngaho tugashyira ku meza. Umusa. Kaneza turakwemera zana gafanta ku meza twese hari cyo kunywa. Ariko hari ikintu nabonye Nario ahantu tuye haca indege. Ahantu tuye haca indege, ahantu tuye hari za fanta. Ko ari byose. Junior ariko ari busy uyu munsi. Junior. Nguri prince of the mic. Uri prince of the mic now. Kura manete ni udashaka kuvuga manete ubunda yatwaye Junior. Kanagushyirira hano reba muri kamera seka kumera kuri. Nakubwiye ugomba kuvuga uyu munsi. Ugomba kugira ute? Kuvuga. Kuvuga gute? Nk'icyamamare cyangwa umustar.
reba hariya muri kamera ariko cyabonye umukobwa iki bebe mwiza uri cyamamare bebe ntabwo nkukundi ibintu byawe rwose urimo vuga muri kamera hariya nk'umugabo uganire na Albina waramumbaza cyamukunze disi cyagize isoni wankunze haya basi haya no kuvuga ngo rero ukuntu ibintu bimeze Nario hari abantu benshi cyane bashaka kwibaza bati how can you be a single father like urabona uhorana ufite junior umwitaho reba ukuntu asigaye angana n'igisore ubibasha gute n'akazi ukora ko kuba uri muri media hanze abantu bahora bakubona kuri social media mu bikorwa bigiye bitandukanye ni ikintu bita no kwisetingamo ikintu nkuko uvuga ngo uyu munsi ndarya iki uragize okay uragize nkuko uvuga uyu munsi ngomba kurya iki umwanya karya umwanya wawe mu masaha ya nyayo si nabyo byishyiramo karira umwanya wawe mukamera neza mereza fanta nyihereze tubane tunywe hano musaza alright so urumva rero that's how things go a little by little one by one ugafata time yawe y'ububyeyi ukameta urungubu undi umuntu umupapa me nasi ibyo bintu Nario twicare umbwire naga ibyo bintu byigeze bikugoroka uvuga uti aha no I surrender birananiye nka Nario ku giti cyanjye biranze ntago byigeze biba ntako byakwanga kubera ko Albina buriya tujya kuganira ibintu biri serious junior.com bakita gapupe ko mbona ari ifarashi siguruka iri ifarashi ubwira ngo ifarashi urayizi iyo ndirimbo urayizi Igo Junior akamenye ngahaguruka kwa udupupe twabana nitwiza hagati muhaga straw Junior turi kuri Legacy TV kama ko gahe oya gaheha umva ariko Junior ko navuga Legacy Junior turi kuri Legacy TV vuga Legacy TV Legacy vuga ureba hari ariko muri kamera Legacy TV ngavuga twumve Legacy TV mukore subscribe buyaka babwire mukore subscribe mukore subscribe sabukuru ari serious Junior sabukuru ya ni ryari nari sabukuru tariki 26 z'ukwezi kwa kabiri ya man ubwo niwo munsi wa mbere abaye blessed by the way uwo munsi avuka urumva gomeze ute Nario kaze tubijyemo njemba rumbwiza ukuri reka tubanze voting banze umbwire ko ni marushanwa ariko guta marushanwa y'ibiki nominated mucyo bita Inganji Awards 2021 King of the Mic. Support me ladies and gentlemen, supporting gutora link Albina araza kwishyira hasi aho ngaho uraza kuyibona hanyuma ukandaho wamara gukandaho ugahita ubona MC Nario ifoto ye ari amanota afite ugakomeza ugascrollinga hepfo ukabona hari ikimenyetso cya mobile money niba ukoresha mobile money cyangwa Mastercard cyangwa se Spain yes nibyo bintu ugomba kuba ufite ubwo uvuga ngo ni nk'amafaranga runaka ni amafaranga runaka noneho wamanuka hepfo akakubwira ngo shyiramo nomero yawe ya telefone 0786424239 iyo ni yanjye noneho hepfo ugashyiramo 500 cyangwa 1000 cyangwa 100 cyangwa 10 ndabyumva then ugatora niko amanota ahagaze ubwo uvuga ngo amanota bafite n'amafaranga 5 na amanota 100 then 500 na amanota 10 1000 na amanota 20 ndabyumva gutyo so tora MC Nario umucyo bita Inganji Film Awards nka male actor of the year 2021. By the way, coming to that, uri sigaye ukina filime njyana nubwo hari ikintu n'ubuto Nario ibintu byose ko babyihariye bizagenda gute wamenye ute kuzi gukina filime ninde wa muntu wambera kuvuga ati Nario ndabona rwose wajya mu ishusho ya filime kandi gakundwa abantu bavutse mu kwa gatanu bakunda kugira talents most of the times bakunda kugira talent none se kujya gukina byaje gute like n'umuntu wabikubishizemo oya nahereye kera nimvamo icyo kintu nakimvagamo kushaka gukina filime ko ushobora gukina filime nkiri muto nkiri umwana nkabona ibintu nkora kuko njye sintinya kamera icyo ni cyambere ikindi gikurikira nkabona man mfite data hari ikintu nkuko ubona umuhanzi kavuga uti Amarona azikuririmba kavuga uti Babu azikuririmba cyangwa kavuga uti Bravana zikuririmba Meda zikugohogosa DJ Pius zikumanuka mu kashwi gato buntu nkubwo cyangwa Albina zikuririmba ibintu definitely aho turi umuntu afite talent because talent nago bayigura ushaka wariza amashuri kiga n'ibintu bya mass communication but without talent abenshi bapfira ubusa bakabivamo bakajya gukora business kandi barize ubunyamakuru n'ibindi nk'ibyo definitely shimana ko it's a talent I was born like this since I was young ndibuka nari umwana akunda gukina ibintu bya filime
nakuze ndeba filime za Nigerians ndeba izitwa za Mi Pecado za La Tormenta ba Marichuri La Tormenta ndayibona telenovela yose warayimaze izo urangije ni nazo winjiyemo uri gukina filime ushwana nabo mukundana ukirute warabamaze agataho rero Nario ari kintu jambo urabona umuntu uri gukina iyo usohotsemo muri movie bavuze ngo cut hari ubundi buzima uhita usubiramo ubu ni ibintu bikorohera cyangwa ni ibintu wabanje kwiga ni ibintu binyorohera ukatongeye kwibera Nario unyuma hari ahantu buri mwisi dutuye ngiye nk'ushobora gukora filime nk'ubu dushobora minota 3 ngahita ndira nkahita nkuru ngukorera gatendo oya ngahita ndira nk'ubu mbabarira urire Nario Junior arire papa aseke ushaka kaseka aseke papa cyangwa arire ako mana uzikurize aragukunda ariko Junior he loves me so much nahandi yaje kurusha na mama agukunda kurusha na mama yego nanyi narabizi nubuvanga ari kumwe nawe life is good mwana ogoshe kimwe by the way tuba covid yose turi kumwe 20 days atarambwira ati ndashaka kujya because I give him everything niba ari ukugenda tujya out niba ari gukina ambwa ati papa ndashaka ukine nk'imbwa nkakina nk'imbwa papa ndashaka kuvuga nk'ikosi nkavuga Nario wamye ubishaka kugira umwana mu buzima bwawe narabishakaga way back I was like God mana ko mama wenda mami wanje atari mu Rwanda ko bari mu nabanje batari mu Rwanda ejo bundi hari uwaje ariko nashaka kujya nguze kumufata ko naga ari ku kazi niba ari no muzi ari kuza muri umuntu wanje sinza ahubwo turaza kurira nimba aje turebe ko musa murasa turasa cyane vugisha ukuri bakora ikiganiro hariya ku muhungu wawe the top number 1 ari ikintu mpita nibaza Nario nukuvuga ngo kubera wabonaga uri hano biri mu bintu bya mbere byatumye uvuga uti reka Imana impa umwana cyane naravuze ni Imana ngiye mbabara impereza umwana wenda nkore vuga nti ndimo ndasevingira umwana at least aho kugira ngo sevingira abana ako kantu gasubiremo aho kugira ngo sevingira abana it's better nkara sevingira umwana ako kana hagira hano mukandi kamwese mudukurikira definitely nibyo cyane ni no mugisha ariko ntagiye wigeze wumva ucitse intege ukavuga uti ibintu nago mbishobora nazanye umwana kwisa ariko nago bibaho Albina every day is a blessing the first setting nabanje kwishyiramo naravuze ko sibyo kurya Nario ndya ko nguri nusuye umukeri kiro cy'isukari umwana ko twagisangira ibishyimbi gikombe kimwe kinteranye n'amaraso yanjye no muzanya musangira akabisi n'agahinda icyo igihumbi mwakirye mu rugo manje kinahugura ibishyimbo bya desi hariya kuri karitsiye namaragura ibishyimbo bya desi ibintu bikagenda neza ari ikintu mpita nibaza Nario uravuze uti hari ahirya nkagenda njya nkubona uri umuntu ukunda no gutambuka hano kabeza ukunda cyane kubera iki gute as a star that's me baby I feel like I'm not a star ndumva star ari Yesu gusa himu star ni Yesu gusa man ugomba kuba uri we niba ari gatoroshi yawe nkiba guhamagaye yitabureke kuyihisha muri interview gato muri umunange aramamagaye tugume kuri kamera don't go any further it is still Miguel kavugishe bro wanje hello ngwino hano hirya kwa hano kwa Jadne muri interview ngwino twanakubuze ndi kumwe na Albina uriya ubyina kuri flash umwe kwemera cyane hari ikintu wabigiye kuvana ari kukwica nguri ugira ute ngwino dukore ka interview nawe tebuka tugiye gusoza dusozereze kuri wowe hano suri kunyumva bombo alright so warukiri kuvuga ngo nk'umusitari uragiye ku muhanda uguza ibyo bishyimbo ugize gute ubasha kubaho ubwo buzima sinabushoboye ni kubera iki none who I am the Lord says be who you are in Psalms chapter 10 verse 10 the word of Jesus says be who you are all right and then when you become who you are the word of Jesus tells us what it's supposed to yes please preach oya ntabarebi no musi ntabarebi ntago turi baba agapira tureberata kurama agapira tubereke abarebi tukurema agashati noneho hanze ibogari that's my boy all right tugomba guhindura kuri system Nario none se ubu ngubu uyu mwana siwe tuzamuhinga cyangwa azatanga inka dore potaraje araje pita azatanga inka cyangwa azazihabwa ko ari mwiza cyane kuri mwijya bebe akamana uzatanga inka Junior uzatanga inka ikireke hasi urebe hano muri kamera tuganira
urumva yego Nario icyo kintu cyo kuba low key kuba uri humble ucishije make wabasha no kujya ahantu ariho hose kandi witwa ko uri umuntu Arbena niko narezwe ntago nakuriye mu buzima bw'abakire niyo Imana iguteje mu ntera ukazamuka ukajya mu ntera Imana iguhaye wagira ngo ugatangira kwiyemera kuri ba bantu ba mwakuranye mwazamukanye izina ry'Imana ntago wazagera kuri byinshi ndakikwa kuri mura nkingiriza ndabyumva none ubwo ngubwo no kuvuga yana muri umuna wanjye bwa mbere for the first time after gaskin keza hola brother twegera turamutse yeah okay yes I'm sure how about you none ndagutwaye tugende agashaka agukunda cyane Junior ni sawa makuru natwitse ni gahunda ariko ni gahunda ariko you look alike. This is weird. We don't look alike. Yes, the eyes. Belinda, Rekamaze niyame Belinda. Belinda don't look here. Which Belinda? There are many Belindas. Avengers. Please don't look here. Another one is who? Elsie, please. Ndakuyame, don't touch my brother, okay? Brother. Little brother, right? Yes, you know who little brother. Neza biragara uri muto. You're not little. No. He's a big man. He's a big man, you can see it. Ni byiza, good to see you. Good to see you too. Nukuri nabasuye mba ngomba kubona uko mumeze. Urakurasana Nario, nari ntarabibona neza nje ubwanje. Murasa. Yarisa kana yandisi. Yego. Urabona rodos. Uyu ni mukaturika? Mugaturika woko. Inde umugaturika. Oya nari amaze no kudupreaching ngo Psalms ngo verse. In Psalms chapter 10 verse 10. Verse 10. The word of Jesus says, if you sit near my brother when you're a girl and you're single, please make sure you have terms and conditions. My fingers are empty. Because of what? Because of what? Now you know. Yeah. Are you sure? Very sure. Are you serious? Very Wabijyamo. Banza nabanza murebere mari nitari. Wonye indirimbo yitwa My Vow uri kwibona. Kumukweso. Alhamdulillah hari you have to tell your people from there that there is the word kumukweso. I'm going to give you a test. Twe tuvuga Arabic. So you tell your people tuvuga Amharic. Amharic Ethiopia. Ako nibyo ariko hari ikintu Nario nshaka kumenya ntago muturuka muri Ethiopia. You know what? In short, those are the grandfathers. Yes. Nibyo kubera urabona ko harimo n'abantu batureba bari bubivuge. Ahubwo abantu batwita abanyamurenge abandi akatwita abarundi. Abarundi oya abanyamurenge ntakibazo mwese muramutse muri abanyamurenge nako ntakibazo nabyo. Ariko Nario gahunda wari unarimo yararangiye now it's over. Same link. Biracyahari ariko twari turi kuri fundraising yararangiye ubu igisigaye no umuntu gutora ku giti cye. Nako kohereza amafaranga yo gufasha abanyamurenge baririya. Ku giti cyawo. Ariko biri kugenda neza ntago bakiri mu bibazo byinshi cyane. Biracyarimo. Kurushana mbere no. For real. Nuko twe twakoze fundraising n'ubu abantu abari hanze baracyari kwigaragambya ku mihanda abanyamurenge bari hanze diaspora nene cyane mwese tubashimire. Of course mwarakoze cyane mbashimire first of all you guys. Zikuda bashimire mwese n'abari mu Rwanda bateye inkunga Save Mulenge. Thank you so much. Nyuma banasanze ko bira bintu bakuvugagaho ngo ari amafaranga urabika ngara amafaranga na amahoro ubu ngubu. N'ubuhoro. Sinigeze nyafata. Nta muntu ngwigiza amafaranga Save Mulenge mu buzima bwanjye. Amafaranga ajyaga kwa Adrien Misigaro na Gentil Misigaro. No bari kuyamanaginga. Yeah, ndabyumva. But we need this money to go here and here. And at the end of the day babonye ko bishoboka gufasha kandi udashyize ku mufuka. That's the idea. And by the way, coming to that, there is another blessing that came to you. Uretse no kuvuga ngo award. Nario kucyapa. Nario ameze haje umeze gute? Mbuza ga telefone nifasha. Imba ari ngo. Ni gute Nario? Ni gute? Uratse kici. Oya, that's something good. Ni ibintu byiza Nario. Kucyapa gute bijagenze gute? Waciye hewe? Brand ambassador wa company yitwa Just Ask. Nuko je na cicetse. Singiye gukora ibintu bya press conference. Ariko ni company gutwika cyasigaye byita ngo gutwika. Ni company y'abantu urumva? Ni company y'abantu b'abanyarwanda. Ariko ariko b'abanyamahanga ukuntu. N'abanyarwanda ariko bayihanze cyane. So urumva barimo that American diaspora. It's good. What it do? It is what it is. None scenario ira n'umugisha ukomeye cyane ariko. So niba company to Just Ask utikora iki? Ni uri umuhanzi ushaka hoteli mu Rwanda. You ask Nario. Just ask kuri nomero 8222.
ntago nagize ngo abantu bahamagara Nario babakobwa bose babonye uko bakuvugisha kumpamagara je nkayitangira iki nkakurangira kuri office yacu Instagram twitwa Just Ask Limited of course. So then warangiza ukadufollowinga no kuri kurubuga dufite urubuga niba ari hoteli tuba dufite hoteli kamwe ati mu Rwanda hari dufite hoteli ziniza ariko izo hoteli tuba dufiteho nizifite partnership natwe ukaza kavuga uti ngiye mushyireho Legacy TV yanjye kuri urubuga rwanyu mushyire tourism tukayikora e-commerce turayikora ubwo nuvuga ngo ni nka companies zibasanga kudutuma hanze tukabikora that's the company that we're working with. ubwo no kuvuga ngo baguciyeho nawe uri ikiraro basha gutambuka kujya bagere kuri Just Ask kizungu cyane. The company is called Just Ask and I'm the brand ambassador for it. Uko nacicitse ejo bundi hano nuko Cyogamu yaraje bagiye kunshyira ku posta njye kwishyira no ku gipoliso ko hari guhita hashyase hano nubu ntizajya kuri iyi nzu nini no kuvuga ngo tuzabona haryo umeze gute subiramo kuri akuna rumeze karaga foto Nario hari kuna usanzwe unifotoza no mu busanzwe ufite uburyo bwawe wifotoza as the king of the mic izo posteri ni brothers kwigishije kunesa ndewe covid man fata no mwigishije posteri Nario yarazizi na mbere hose arakaze kabisa kuva kiri muto uramwibuka muri uyu muntu niba ushaka makuru ahubwo bazo bakiri muto afite amakuru n'uyu nguyu nakugira ngo akore biri nagumisha ka kantu twakoze bibunye nisi buni hari ikintu ntajamenya Nario na mbere nuko yari ameze cyangwa bayadutuburi ntaga gutuburi mwebwe mwayibonye ari ko Justin ngo wiza arimo aratwika ngo yatangiye ukuntu byatangiye tukiri bato bibiri kabiri gatatu gutyo afata guturadiyo iwana akajya agadushyiramo amabuye buri kanya akajya avanga arimo aravugira umupira cyo byabago hayo bati Henry nazirira ibyo bihe ndabibona ego akafata ngewe nazi n'umupira Thierry Henry n'umupira akavugira akavuga kuri akuntu wogeza umupira kandi koko nigeze kumwumva bivuga Nario urumva agarundi byajya kugura nk'izi saha multitask moya agafata ibiti n'intebe agashyira hariya ngagiye kuvugira ngo ubu amakuru ku mugoroba saa moya ngo zirageze ubwo se mu rugo mwagiraga irungu nta rungu with the king of the mic twari baga live ni live y'amakuru nyagwa live uzafana mu kakanu ka BBC babara tugira amakuru ajyanye na award yawe uyavuge nk'umujournalist reka tumuhe umwanya yawe yanago navuga amakuru ajyanye yagiye vuga sample y'amakuru ari international world news BBC World Service please This is the BBC World Service. My name is Farai Makutuya and I bring you live bulletins live at 9. The Ministry of Health and Organization has just implemented what we call the COVID-19 conditions, whereby the government will be giving a lot of medicine to the youth. Now, wasting time, in 2021, the Ministry of Education and Sport has just given out what we call the students go ahead and do jiggy. And of course, without wasting time, ngaduda jiggy ngo nawe jiggy ni kinari dancing no kubyina ntujama jiggy nindi pasa Luis sarabanga abana bavuye mu rugo mu gihe uramuzi wa mugore uvuga ngo wa mugabo uri gusenga yikobita gutya ngo ndume ibimenyetse Nario, I feel like you are an open book. Umuntu yaza gahinduramo page z'ibintu bigiye bitandukanye byinshi cyane. Ko ndasirize gusama makuru man. Oya njewe reka nkubwira ibintu muziho nzi ko azi kuyobora igitaramo cyangwa se kwemsinga, nkaba nzi ko yabasha gukina filme, nkaba nzi ko yakogeza umupira, yeze kogeza Nasiri aricara. Nasiri uramuzi wogeza umupira aricara arumirwa. Ikindi kintu akaba umuntu uri photogenic. Wa muntu washyira ari gufotora hindura imyenda. Wasanga n'ibindi byinshi. Ibi bitabo turacyahindura. Hari ibintu ugiye kutuzanira. Cyubyeyi cyo turakizi. Junior number 1. Yanagiye Junior buyagiye. Uyitwa Frank is my best friend. Waba yanguye ambush. Kazana moto ye akagusura. So Frank is a graduate. Akunda abashitsi Nario. Yasho yabaye graduate. Yabaye graduate. Yabaye graduation. By the way, Nario. Je ukoramo. Nase ubwo Nario hari ikintu mitani bazukunda abashitsi rero mu rugo. Uri umuntu ukunda abantu bago. I love shitties. Shitties. You love shitties. Yeah, shitties. I love shitties. Which kind of shitties? All shitties. Men, women, ladies and gentlemen. Yes. Friends, family, my brothers.
abakozi banjye mu rugo nabwo okay nege tubita abakozi ariko nabafasha bacu baradufasha kuko umuntu gutekera ukarya mana bari muri ashatse yagushyiramo ubutwa ashatse yaciramo ukavuga uti bro byaryoshye kandi nishimye hari igihe barwara ibicurane ntubyiteho ugasanga hari guteka akomana akabasizemo kandi ukaza kugahuta kugasuka kagahuta kwisoza aya basi abari ubushera mu Nario hari ikintu ntashobora gusoza interview kuri Legacy ntabajije umuntu ni iyihe mbago yawe y'umunsi y'ubyutse niki gituma uva mu buri ukavuga uti ngiye nka Nario ndabyutse ikintu gituma mbyuka mu gitondo nako mbyuka imbago yanjye ni ugusenga saa moya ngomba kubyuka nsenga nibundi rya masake nzaribe state yanjye gusinga sakera ako ntucyo uryama ni ibintu nishyizemo I have to pray kuko Imana ibintu ubwo nuvuga ngo uryama sakera ndukabyuka saa moya sakera nkabyuka saa 3 ntabwo ndi bubeshye saa 3 iyo ndi off ni saa 4 nongejeho kwa kundi icyaka kandi bita ngo karyama ukumve ako bita sleeping sickness sleeping beauty ukabyuka ugasenga iyo niyo mbago yawe y'ubuzima kubyuka ugasenga yeah definitely brother of Nario yitwa Beka imbago yawe y'ubuzima we ni niki gituma ubyuka ukavuga uti ngiye nka Beka ndabyutse kandi umunsi wanjye urakomeza c'est the same approach to him mbyutse no kumasara ugasara ni umusiramu bahize umusiramu he sells Beka ni Islam none in English it's Beka, in Arabic it's Abubakar. That's in Arabic. My name is Albina. Oui. If you don't come queso, the come queso will conquest you. My God. Wango ala mahalik wala hamwa qadda wajini tabala tell people that if you don't come queso. Uyungu baba ni badasenga muri Islam mu bita gute wandi aba kafir. Yes. Halastafil. Mungu akubariki. Utababesha scenario unywa fanta gusa. Unywa fanta gusa nawe. Halam ala halam wala himu qadda nari wala fanta. Naho alcohol. Alcohol wala fa. Wala. Nario. Akanu kanyu baduse. Arika hora wari fa. Icyo kintu nibyo Beka. Arika abantu bapfuye. Ni abantu bapfuye. Wala kahole ki wala hapa. Fa. Alcohol ni abantu bapfuye. Naho se Afghanistan wagacha wa Taliban. Astaghfirullah. Nario zisoza abantu bakudisinga kuri internet abantu bakudisinga mu buzima busanzwe bakubwira nabi bakubwira ibyo birabareba ubaba muta Nario ubonye nka comment mbi kuri wowe ubica muti ara umuntu ugeze kumbwira I was on Instagram live then umuntu arambwira ngo niko juni ngo niko ngo kuri mwiza cyane ngo uri umupede ndamureba ngo niko hari ikindi kintu yanditseho hanze aho ngaho I was like ese umuntu niba Imana yaramuremye ari cute cyangwa ari handsome azabisiriye nta basore beza babaho se nta bagabo beza bahari babaho nta papa beza babaho kuki wakumva ko umuntu amugirira iryo pfuno Imana uko yakuremye nuko ishimira uko Imana yakuremye uyakira ukusa wigirira undi muntu ipfuno cyangwa si cyari cyangwa ntago ari ngombwa ko twese tugomba kugira amajigo cyangwa se twese tugomba kubyimba tukamera gutya no ntago ari ngombwa ko twese tugomba kubyibuha ntago ari ngombwa ko twese tugomba kugira ijosi rimwe ntago ari ngombwa ko twese tugomba gusa cyangwa nk'iki no twese turi beza mu buryo bwacu buri muntu ni mwiza uko Imana yakuri nubihakanye ukavuga nyamona nk'ibwe umukobwa ngo you beautiful byahehese kare kugerageza yego koma when ntago handsomeness yawe ugerageza that's it no it's not about that ni ubona ndi handsome thanks to the Lord ni umuntu akubwiye ngo you're beautiful wibigaya vuga ngo thank you Imana ishimwe ubyakire nyine uri mwiza Uza ni wiriye mu ndero gamukare uri mwiza ese ni wona udafite ijisho ripfuye ukabona umunwa wawe ntupfuye ukabona umanu ntufite ugutwi gufite ikibazo Imana yakugoroye neza nuko ikwanga se utari ikimuga. Why can't we try to be realistic ukemera ikintu cyari cyo? Ubwo no kuvuga ngo ukudisinze wowe uramusubiza cyangwa uramwihorera. Umuntu disinze iyo umuntu anotse namugana urakoze ariko nekereza ko urwo rubanza wikwishyiraho umutwaro reka kwishyiraho umutwaro wa nari unyanga reka tubane mu bwiza tutarwana man tudatukana. All right? Tuko gutukana kuri society arakintu twigisha society. Niba umuntu agututse niba umuntu ari kugutuka
cyane cyane nka hari ibintu bimaze iminsi bitrending afata kumavuta Gaga na Briane Briane no umubyeyi fata kumavuta no umubyeyi sinzi niba Gaga nawe ari mama nawe n'umubyeyi afite umwana witwa Givenchy ese urajya umwana yabonye uvuga ngo kubwanuka umwana akareba utuka mugenzi wawe ngo iki niba ari ngo ikibyindi ibintu nk'ibyo Imana imbabarire kwa mbisubiyemo ukutuka umuntu guti uri umubyeyi uri muri ibyo ni amagambo Albina ashobora kugutuka turi off camera tutari muri public gutya ayego kamera itaturiyo cy'abantu urugaga rw'abantu benshi rutureba yes rutureba ariko ivuze amagambo ijambo rigiye kuri YouTube irimo rarebwa n'aba umwana yiba telefone yasaga itareba Briane bagufana none yamututse usi bitutse nabyo promoting muri societe ago bikwiye niba umuntu wagututse nabi wowe musubize mu buryo bwiza busobanutse bwa nuvuga ngo nimba agukubise nk'urushi we tegira indi tamari kubite cyangwa se wigendera ushobora kumusubiza ariko witonze mu buryo bwiza ari nk'ijambo utagasogoye mane iki gari burebe ejo uzakura wirebe ibintu wagiye ukora interview yagiye ukora muri societe zasigiye iki societe niba uri gutanga wirebe uriya muntu wakurakaje kontrol umujinya wawe noneho n'ubushyire hanze wose muri public yego gutwika nibyo ariko ushobora gutwika mu buryo bwiza udatukanye exactly biriya ndabinginze Briane ndagusabye please subiza neza fata kumavuta sibyo ushobora kumubwira uti ntabwo nkwemera ngiye wakintu it's okay ariko kubwira umuntu ngo kiriya kiki Gaga ugahaguruka akavuga ati narari kunyambika inkweto mwarakoranye hari aho yakugejeje so niba fata kumavuta aje mu bundi buryo menya ese yaje kubera iyihe mpamvu ari kumvuga gutya kubera iki fata kumavuta kumva ese banza umuhamagare wenyine fata kumavuta ko nakubonye ukora interview turi gupfa iki natakwitaba bibaye na ngombwa wanamusanga nahakorera ku kazi ukamubaza cyangwa wanakwiyambaza na polisi ukwangiza izina ryanjye hano hari councils na polisi ziriya bino bintu kuki uri kuntuka njye mfite umuryango none se umuntu yakubwiye ngo rya mabyi nawe uzayarya Imana imbabarire nakamazira ntoki that's not it definitely kuko buri muntu agomba kwimenya ku giti cye wibe ko bafite abafana Briane wabaye brand ambassador wa company runaka Imana iguhereza umugisha and I love our bose bawe n'inshuti zanjye kwanza n'abakore so niba wabaye brand ambassador babo this time around hinduka hari amagambo utagomba kongera kuvuga ugomba ko brand ambassador ugasohokera kiriya kinyobwa ahubwo hari ikintu urabivuze as a person uri muri byo bita public figures cyangwa se babantu bagaragara ahubwo mpita nibaza nka brother wawe utanabiba mutaba mu bintu bya social media utanabyitaho cyane wowe bibona gute ibintu nk'ibyo bibonye abantu runaka bari kucemangana bavugana nabi dusoza wowe bibona gute ntabwo yarako mbibona byose biterwa n'uburyo bw'umuntu bayitwaramo ariko se nka ubu birebera hirya nk'ijisho riri hirya utari no muri social media ubibona gute wumva byabanka gute cyangwa wifuza ko byamera gute uko naba mbyifuza no kugira ngo abantu Imana ijye bafasha bagira umutima wo gukundana no gutekereza ku bagenzi babo no koroherana no kontrol umujinya exactly because Albina urabona ko kontrol umujinya wawe utuma uvuga ibintu kandi ukagira yego nibyo arayivuga ngiye sindi kwivanga ibintu byaba biri kuba they know what bafite icyo bapfa ndabyumva fata kumavuta yatangiye game afite uko navuga bariya nabi ku ruhande rwabo ariko nabo bari kumusubiza mu buryo bwo kudatongana ndabyumva ariko kwifata ugatuka umuntu kiriya kintu kandi afite umuryango afite ba sebukwe bafite telefone ba nyirabukwe nawe ufite ba mabukwe bawe ufite abakuru b'umugabo sibyo nubwo utari kumwe n'umugabo ariko umuntu mwabyaranye umuryango urakoreye umukobwa mwabyaranye ariko uvuga iki exactly thank you so much Nario we will even meet again Becca turahurira muri Al Jazeera. By the way, last thing, my boo. Abantu bantore, of course, mukomeze muntore. Keep voting. Inganji Awards, of course, wasting time. MC Nario 20 King of the Mic live on Instagram. Go and follow me. And of course, tuzane kino gikombe mana. Amatora azarajya tariki 15 z'ukwezi kwa 9 and ibihembo bizatangwa tariki 20 z'ukwezi kwa 9. So aya matora rero kuna meze bazajya barebe. MC Nario wo mu isi dutuye yakiniye gute? Nibihe bikorwa ari gutanga muri societe ntago ari kureba just umuntu watsinze ushobora kuntsinda mu manota ariko how is the behavior n'uburyo nkina hanze yaho hantu exactly
so abantu bahangana ntago ari uguhangana ibintu nk'ibyo. Definitely abantu bagende barebe link ndi bushyire kuri legacy murayibona hasi mugende mukande wo supporting Nario, and of course tuzongera tumusure atubwire byinshi mu buzima yagiye acamo, byinshi mu bintu byamufashije kuba ageze heza cyane, kuba ari umubyeyi mwiza cyane. Mwamubonye Junior mwahoraga mubaza petit frère we na Frank Bogari. Frank, why I say kwa sana DJ Pius. Yeah, man. Your brothers? Yeah. Your brother to DJ Pius? Turi abanyarwanda, turi abanyafrika. Turi abavandimwe. Turi Gira icyo tubwira Frank. So, cyo navuga wenda ndabashimiye cyane kuri uyu mwanya, cyo navuga no gusupportinga umuvandimwe Nario. Definitely. Cyane is a young guy, energetic, so talented, intelligent. Rero cyo navuga wenda ku banyarwanda bose batureba supporting ni umwana muto kandi filime dukeneye barimo baragenda bishya kundi rwego. Filime yanjye nziza. Filime se dutuye. Bigenda bihinduka, reka rero tubahereza imbaraga, tubagira inama, tubavutore niho haje chance nyingi muheza amahirwe na bintu byinshi, twiga umuco wo gukundana na gushyigikira abagenzi bacu. Gushyigikirana, definitely love is love, support each other. Mwese mwabyiboneye, niba mwifuza ko twakongera kubabwira marabishyira muri comments. Abantu baturebera hanze, big up to you. Abaturebera kuri telefone, kuri machine, kuri televiziyo, ari hose uturebera, turagukunda cyane. Mwe muri kumwe nanjye Albina Sine, this is Legacy TV. Kana gikopo ndagishaka. Igo bakita igikopo mazima y'Imana. N'ibikopo byose mubikore. Be all in. Ngino tugende dusezere. Ndakubwira amagambo yavuge, sibyo? Vuga ngo, reba Junior avuga ngo be all in. Ngavuga ngo be all in. Be all in. Be all in. Be all in. All in. Or be nothing. Be get all. Ngaba sesere ngo bye. Bye peace. Uzi gutanga peace? Juices up. Juices akora guriya juice. Ni gutya? Okay, juices up.